Umangaga cyane mo wambeteze. Urimo? Ariko ibi ni biki warunuze we? Harimo ndi. Wowe undiri muri tuwarete nene. Urinde. Igukora ibikomeye ko mangaga cyeya wa musonga. Nusohoka mo ndagukubita. Ariko ibintu by'ibigabo by'ibibwa koko ibintu koko. Ariko we, ariko ngiye ngo nimbwa mayonnaise wowe. Urimo none uri kuvuga asha nusohoka mo ndagukurura amatwi nabanza nagukubita udushyi two mu matama nkwereka yuko nagusuzuguye wa kigabo amo gake ikintu cy'ikigabo kitanazi kwihehasha ntabwo nzihasha urinde ariko ndagufungira na muru uravamo bihake zobora kuvamo nkagukata amabya ako sha umuntu uri gukina nawe uramuzi wowe sha wakano ndamuzi nyine si uruntu rw'urugabo rutazi no kwihehasa igisura bandikira gisohoka mo ndakwica wowe urakicare mu makaro urakicare mu gisura urakicare mu nzembe urakicare mu misumari urasohoka mo ndagukwega amatwi ariko uruntu rw'urugabo utazi kwiheha utazi kwipfuna utazi ariko ibintu by'ibigabo koko byarasaze ndagukubita ariko mana yanjye nusohokamo harabinambara uruntu rugabo koko bahanye uruntu ubundi kugira ngo mbanze uvuge ibisekuru 25 byakubanjirije wa kigabo we imbwa gose gatamba bingoto urambwira ngo ndasohoka habe intambara agicutwe wundi urabona ushimya reka ndasohoke sha ndaje tubonane ndagusongora izuru kugira ngo tubone ko nkurusha n'imyaka urambwira ngo ubwire ibisekuru 25 byambanjirije isonanye ko barabizi mushike warabizi gusura wundi se nasohotse ngurebe ukuntu ngana byibuze ubone kumbaza ibyo bisekuru 25 reka nze nyingure none sohoke iyo ntambara ushaka iberemo cyangwa se ngewe nkwerekana ngusira sohokana umuhoro ninjiranye mite nkurya hejuru ariko koko umunyarwanda yaciye umugani ngingwe kurira abana ikakurusha kurakara wanere muri tuwarete none nuranonganya kundusha sha ariko uravamo ndakwereka ariko ikintu cy'ikigabo cy'ikibwa kitanifashije ariko urayividura bese kanza nshaka igiti urayividura sha urayividura ubundi wa kigabo impamvu nakubembekereje nuko nazana inkoni kanza n'inkoni nkwereka yumburezira we ntabwo ibi bihagije ndazana n'amabuye ndakwiciramo n'ubundi munsi Halo Haja swali za sanduku uracyazifite nkorera gasanduku gato karinganiye kuko hari imbwa ngiye kugahambamo wenda ugereranyije katerengeje 2500 oya kanshakira hari imbwa ngiye kugahambamo kabisa kagasanduku kadahenze kabisa we kanegurira ukashire ku ruhande aho ngaho noneho ahantu hari utungukira umutwe handi barambika umutwe utaza kuhorosa ngo hatwikire kuko buryo ndibuze guhamba imbwa umutwe uri kugaragara Jesus is Lord oya nushaka ufate uduti uduterateranye kabisa niyo twaba ari udusave ariko pfa kuba ari agasanduku ndamuhambamo kabisa nakabwa ewana niko ngiye kuza nkashyiramo nta kibazo kandi urabizi imbwa ntago twatuba tuyihamba nk'umuntu oya n'uduti terateranye udusave tubiri wenda tubiri n'igice kabisa wo ukanshyiraho ngaho kuranda ugatunganye agasanduku afite nka santimetero wenda nka santimetero 25 sawa kabisa we gashyire ku ruhande reka nze mpambe mwibwa uyu muntu nimba atari ikihebe ni bandi umuntu uri kumbwira ngo aramamba ariko bimeze bite se mama ko mbona agira ngo ufite kuri kwibaza cyane bimeze bite karyumva muye n'ikibazo kandi kirambemereye hara muri tuwarete nafungiranyemo umuntu ariko uburyo ari kuvuga ari kundusha se n'ubuka ari kuvuga yifitiye icyizere muri iyi minota 15 ishize nta muntu 15 nta muntu waba wigeze ubona yinjira muri iyi tuwarete Yesu Kristo ku ruganda rukora amasanduku meza bahambamo babantu b'inzira karenga umisi yabari papa yinjemo urapfuye mana y'isi ni papa yinjiye baraguhambye ahubwo kwisumva kwisabato baguhambye dagaca ku cyumweru urapfuye uwundi
ni papa yinjiyemo aragutaba aragushyinguye papa yinjiyemo namubonye ndi muri ahubwo arakwishe unushaka ube wicisha kuko arakwicisha imyuga arakwishe papa aragutaba uramutaba aragutaba Teresa mani we yinjiyemo wamubonye ndi muri saro gihe naryaga kakaneke kasigaye mu kabati nibwo yaje muri toyi ako barakwishe ndagace barakwishe mani wimbeze kuko umuntu numvishije ariko uburyo ari kurinya hara muri toilette ntago yaba ari papa ari gutera imisuzi sani watarya arakwisha ubwo uba wibaza uburyo ugiye gupfa muri iyi saha n'iyi minota ugiye kwibagirana ku isi y'abazima ubu ugiye kuwakirwa mu isi y'abapfu yangane wenda gatira urapfuye ni papa yinjiyemo yabutse mbase n'irizi ryamamye neza umuntu yinjiye muri iyi toyi byatari muvuga ni kwabuye ni papa yinjiyemo ni umusazi n'umugenzi ninde ni papa wawe yinjiye bivuga ibuye ryagaze papa yinjiyemo mu minota itanu ishize ahubwo uba witegura ugiye urasamba neza ute urakubita amaguru amaboko mani w'insina mani warwavu mbaceka aho gukomeza unera ibibazo nyine unera ubwoba ahubwo wangiriye inama uburyo ndibibwire papa ariko se urabizi neza ni papa yinjiyemo hariya wowe ubunuka mu minsi mike iminota amasegonda usigaje ku isi ni uko wishakiye ikindi nakubwira ni uko ari papa yinjiyemo kandi umujinya yari afite ndapfuye izina rye yari afite umujinya sinzi umuntu ngo bahure mu muhanda ngo yamwambuye amafaranga niwe yinjiye hano niwe yinjiyemo ahubwo n'ibi byose ari kubyumva araza n'akakuramo ingofero waraye nibyo ndi kumva tumaze iminsi tunakanyinjika susi ko cyagiye yambwiye ngo muhanaguriye inkweto namuhapaka aragukebesha icyuma cya kindi bakebesha bya byuma byo kubaka urugi nabyo amaraso nari buragare hasi icyuma kirayimwe umeze ute ugiye gupfa urapfa kamubwire mwana sibyo wagiye ukanyingurira toilette bamukingurira uragakingurirwa amarembo y'ikuzimu uragikingurira ariko sha mayoneze n'ubu ngubu wihagazeho ntabwo ushaka gukingura ushobora kunyura hejuru nkaguha nyoko harahiye we uracyibagiwe ugize kandi ndabye neza nanjye nangiye kwemera kare kuko ijwi nanjye numvise icyo ari cyo koko n'icyo ubwo rero reka duhaguruke tujyane turananza bimusaba tugende bakwice kare by'imbabazi It was at this moment that he knew. garuka hano ngaha rero umbwire buryo kigenda ikigabo kitazi kwihera ko bimeze umbwire ukuntu noneho sibyo umbwire ukuntu ye ushobora kuba ntazi kwihera reka mubwire uburyo byagiye urabwira so ngo ntazi kwiheraho oya njye nari nzi yuko ari bya bigabo by'ibikarani bikunda kwituma muno bikatunira hejuru shira birabakamye nzembesha ijwi rya so ntaryo uzi ijwi rya so ntaryo yesu uyu muntu uri muri ito ni wakuramo papa amasaha imirye reka nkwereke ikintu kizima wowe ni ukuvuga ngo ziramo hano gafasha nawe ukumve papa ijambo rimwe rya nyuma ngiye kukubwira sheri yari agiye kunsura naza umubwire yuko ndi muri toyi